ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Miliyoni 2 ubu nta kibanza zishobora kugura, yaba mu mujyi ndetse no mu cyaro, biragoye. Gusa umunyarwanda yigeze kuvuga ngo impambe itazakugeza i Kigali uyirira ku birenze. Undi nawe ati cyambere ni amakuru. Miliyoni 2 zabaye nyuje naho ibigihe bigeze, gusa nazo ni amafaranga. Amakuru tuguha ubishaka wagira icyo yamaza. Twe turi The Fixers, twagukorera urutonde ruriho imodoka wagura make cyane yewe na miliyoni 2 cyangwa no munsi yaho mu gihe cyisuganye, cyangwa se ubikoreye n'ubushake. The Fixers iba yakurabuye. Ku mwanya wa 4 hariho Volkswagen MK3. Uruganda kabuhariwe mu gukora imodoka rwa Volkswagen rwakoze nyinshi, gusa iyo Golf 3 iri mu modoka bakoze zikomeye. Nubwo kubera igihe zimaze bishobora kugorana ko wabona iyizewe idafite ibibazo, ariko witonze urayibona. Kandi mu Rwanda Golf 3 zizwiho kugira imbaraga, kudatinya imihanda mibi, ndetse na spare parts zazo ziraboneka. Gusa zihenzemo nk'uko imodoka z'Abadage zose bigenda iyo ushaka spare part yayo. Urugero, mu gihe izindi uzasanga wabona nka PS yitwa transmission ku $15 cyangwa 20, kuri Golf 3 uzasanga ari nk'amadolari 40, aba make bikaba 35. Gusa ziba zakoze kandi zamaze igihe. Nanone ntuzakora ikosa ryo kugura PS reused cyangwa occasion, kuko n'ubundi iyo yiswe nzima naho ibishaje, kandi mu minsi mike izapfa usanga imodoka iri kugutesha umutwe. Nugura spare part uzemere guhenda ariko ufunukuze. Ni byiza nanone kutayiha umukanishi ubonye wese, kuko si buri wese wisanga mu gukora imodoka z'Abadage, kuko zisaba abahanga. Nujya kugura Golf MK3 cyangwa Golf 3 ntuzarenze miliyoni 2 igihe ari manuel, kandi nabwo wabonye ari nzima. Ku mwanya wa 3 hari Benz E190. Nayo ni uruganda Benz, isa n'ikuze gusa nyine iracyakora kandi zafashwe neza, nta gahunda yo gusaza ziba zifite. Iyi E190 birumvikana ko utazayitegaho ibirenze cyangwa features zo mu modoka zavuba nk'ama AC system cyangwa ibindi. Gusa niba ari ride ushaka izayiguha kandi igihe kirekire. Wowe uzitonde ugure iri mu mimerere myiza, urebe idasohora imyotsi, kuko icyo ni ikimenyetso ureberaho niba moteri nta kibazo ifite. Cyangwa uzashaka aba expert wizeye bakurebere. Ntuzarenze miliyoni 2 igihe kiri nzima. Ku mwanya wa 2 hari Volkswagen MK2. Iyi nayo ni Golf 2. Nka mukuru w'iziri twavuzeho, nayo iracyahari kandi iri mu kazi. Yewe byinshi ibihuza na Golf 3, kandi igihe yafashwe neza ikoreshwa akazi kandi rwose kagakora neza. Nubwo zikuze ariko nuyigura uzareba igifite mu buzima, cyane cyane moteri yayo. Izi kandi zikunda gupfa ikizwi nka transmissions. Nuyigura ntuzarenze miliyoni 1.5. Ku mwanya wa mbere hari Suzuki Samurai. Samurai zirahari kandi urayibona ukabona ko zikuze. Ni imodoka zatangiye gukorwa mu 1970, gusa uyu munsi uruganda ruzikora ariko Suzuki rwatangiye gukora n'izindi zihuje n'igihe kandi nziza. Abenshi bazikundira ko zigiye hejuru, bituma zidakora hasi mu mihanda mibi. Suzuki Samurai kandi nyinshi ni 4-wheel drive. Nk'ujya wumva bita ngo zikurura imbere cyangwa inyuma. Iyo ari 4-wheel drive babivuze ko ikururira hose, bisobanura ko imbere n'inyuma bifite imbaraga. Samurai kandi abo mu Burengerazuba bo bazita Jimmy, zakozwe kuva mu 1970 kugeza 1981, kandi zarakunzwe cyane. Samurai zikomoka mu Buyapani, nayo nujya kuyigura ntuzarenze miliyoni 1.5. Twe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri y3.ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.
Company ya iFix ni company imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi company zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza. Iyo uzanye ikintu ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye ico gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.